Yes, ndabasuje mbifuriza kugubwa neza cyane mwe mudukurikira muri hirya no hino mu duce dutandukanye tw'igihugu, haba abadukurikira muri mu majyepfo, amajyaruguru, abadukurikira muri iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse n'abadukurikira mwese muri mu mujyi wa Kigali. Ndabashubuje mbifuriza kugubwa neza cyane, ariko sinarenze ngohe namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibi z'igihugu cyacu, abadukurikira muri mu bihugu bya East Africa, abari muri West Africa ndetse n'abari muri Africa yo hagati. Mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cya siporo kuri Get Sport News. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe nanjye Charles nta mwemezi nige tubana mu kiganiro cya siporo umunsi ku munsi, mbagezaho amakuru menshi cyane abatandukanye avugwa hano mu Rwanda mu makipe atandukanye mukunda kandi mufana muri benshi cyane, aho muba mudukurikiye mwiturije kandi mumeze neza cyane. Nizere ko Nyagasani akomeje kubatiza impagarike n'ubugingo, kandi arimo abatera inkunga anabashyigikira mu byo rwose murimo abaha imigisha itandukanye kugira ngo ibyo mukora bigende neza cyane. Nibyo gaciro rero kubagira kuri ino chaîne mudukurikira ibiganiro tubagezaho, uko natwe bituma hari icyo tugeraho, kandi n'ibitekerezo muduha mu by'ukuri bigenda bituma twongera gukora cyane kugira ngo tubagezeho byinshi bitewe n'ibyifuzo mwatugejeho kandi n'ibyo mushaka gusobanukirwa. Niyo mpamvu rero kuri uno munsi tutagiye gutinda, tugiye kugaruka ku makuru y'imikino atandukanye avugwa hano mu Rwanda. Tugiye guhera mu ikipe ya PRFC. Mu ikipe ya PRFC nta kindi kiri kuvamo sibye ko ubuyobozi cyangwa SG wino ekipe ya APRFC yaganira n'ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda, by'umwihariko aganira n'ikinyamakuru Isimbi yatangaje ko badashobora gushora rwose abakinnyi cyangwa se abana babo muri kiriya gihugu cya Somalia bajya gukina n'ikipe ya Mogadisho City Club yahariya muri Somalia bitewe n'umutekano muke rwose uri muri kiriya gihugu. Nabo rero ubuyobozi bw'ikipe ya PRFC buragira buti bitewe n'umutekano uri hariya ntago twashora abasore bacu cyangwa se abana bacu aribo bakinnyi bacu muri kiriya gihugu kitarimo umutekano mu by'ukuri. Bivuze ko rero ino tombora iheruka kuba rwose muri CAF Champions League yerekanye ko ikipe ya PRFC igomba gukina n'ikipe ya Mogadisho City yahariya muri Somalia, ariko ubuyobozi bwa PRFC bufite impungenge bitewe n'umutekano muke uri muri kiriya gihugu, kandi bizwi n'isi yose ko hariya muri Somalia rwose haba harimo umutekano utameze neza cyane. Niyo mpamvu rero ikipe ya PRFC nayo itangaza ko idashidikanya cyangwa se itizeye umutekano wa hariya, ariyo mpamvu bavuga ko batashora abasore babo cyangwa abakinnyi babo muri kiriya gihugu kitarimo umutekano muke. Bavuga ko n'ubuyobozi bwa CAF cyangwa se n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi ijya ireba ubijyanye n'umutekano kandi ikagira ikibikoraho kugira ngo ama ekipe yombi ataza gucikanwa cyangwa se barebe aho bishoboka kugira ngo iyo kipe iri mu gihugu kitarimo umutekano muke mu by'ukuri barebe ukundi babigenza kugira ngo n'uwo mukino udasubikwa. APRFC rero bagatangaza ko batajya hariya muri Somalia, bishobotse ari uko iyo kipe ishobora nko kubakira mu bindi bihugu bitandukanye bikikije kiriya gihugu cyangwa se bituranye nacyo. Hari za Kenya, baratangaza ati muri Kenya twagiyeho nta kibazo, akaza muri Djibouti nabo bavuga bati naho muri Djibouti mu by'ukuri twajyayo tugakineho nta kibazo, cyangwa se byabyanze hose no muri Tanzania twahakinira. Mu by'ukuri ngo numva ko izo mpungenge ubuyobozi bw'ikipe ya PRFC zifite ishingiro, kuko mu gihugu cya Somalia nta muntu utazi ko hari ahantu harangwa n'imitwe myinshi itandukanye iteza umutekano muke haba ku isi yose ndetse no muri Afurika, by'umwihariko noneho hariya muri Somalia bikaza ari akarusho. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa ekipe ya PRFC buvuga ko utewe impungenge n'umutekano muke wahariya muri Somalia, kandi batafata risk yo kuba bashora abasore babo muri kiriya gihugu ngo bagiye gukina n'iriya kipe ya Mogadisho City. Kuzategeza tukareba CAF hari icyo izabikoraho kugira ngo barebe ko bakwimurira aho uno mukino uzabera, bakareba ibindi bihugu bituranye na kiriya gihugu cya Somalia kugira ngo iriya kipe ya Mogadisho City Club nayo izabashe kwitabira ino mikino ya CAF Champions League ubwo izabihura n'ikipe ya APRFC mu kwezi kwa 9 rwose tariki ya 10 muri uno mwaka. No kuzategereza tukareba mu gihe umukino wo kwishyura wo uzaba uri mu gihe cy'icyumweru kimwe ku itariki 17 z'ukwa 9 mu by'ukuri. Ese uwo mukino CAF izawimurira hehe? Izawujyana muri Djibouti, izawujyana muri Kenya, cyangwa se izawujyana muri Tanzania nk'uko ubuyobozi bwa PRFC buvuga ko kimwe muri ibyo bihugu bashobora kubaho bakwemera guhakinira uwo mukino? No kuzategeza tukareba
nimba CAF hari icyo izabikoraho, uretse ko hari n'amakuru igeze kuvuga ko ino kipe yigeze gusaba APR FC ko mu by'ukuri yayitegera ikaza imikino yose ikayikinira hano i Kigali. Ese byo CAF yabikonsidera cyangwa se APR FC yakonsidera ibyo bintu kugira ngo irebe ko niyo avantage yayibona ikaba yabategera ikabazana i Kigali bakaba bahurira? No kuzategereza tukareba uko bizagenda mu minsi iri imbere, dore ko n'iminsi irimo igenda mu by'ukuri no gutegereza uko bizarangira kugira ngo APR FC imenye aho izakinira nino ekipe ya Mogadishu City Club ya hariya mu gihugu cya Somalia. Tukiri hano mu Rwanda, reka dukomereze no muri no ekipe ya APR FC. Haracyarimo andi makuru avuga ko umusore wabo Mutsinzi Ange Jimmy wari wagiye mu gihugu cy'Ubirigi gukora igeragezwa hariya mu cyiciro cya mbere, byaje kutagenda neza, iryo geragezo araritsindwa, ariko ntabwo bivuze ko yabagarutse hano mu Rwanda mu ikipe ya APR FC, ahubwo yahise abona indi ekipe mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Portugal ara ku mugabane w'Uburayi. Yamaze no gusinya amasezerano muri iyo ekipe, mu by'ukuri azakinira rwose hariya muri Portugal. Ikipe yitwa CD Trofense yo mu cyiciro cya kabiri ya muri Portugal. Uyu myugari rero Mutsinzi Ange Jimmy wari umaze imyaka 2 akinira APR FC, akaba yamaze gusinya amasezerano hariya muri kiriya gihugu cya Portugal mu ikipe ya CD Trofense. Akaba ategerejwe kuzareba ko hari icyo azayimarira. Mu by'ukuri akaba Mutsinzi Ange yamaze gusinyisha no musore Mutsinzi Ange yashinyishijwe n'iriya ekipe yo muri Portugal mu cyiciro cya kabiri amasezerano y'imyaka 2. Mu by'ukuri no kuzategeza tukazareba ese nawe azitwara neza cyane nk'abandi ba defenseur bagenzi be hariya ku mugabane w'Uburayi. Harimo abasore nk'aba Nirisarike Salmo barambye hariya ku mugabane w'Uburayi, naza abasore nk'aba Rwatubya Abdul nabo bari hariya ku mugabane w'Uburayi, tutirengagije na ndetse n'uwo bita Manzitsiyeri nawe wabaze kuba agera hariya ku mugabane w'Uburayi muri uno mwaka, n'abandi benshi bari hariya bo bita ba Ngwabije Brian nawe n'umusore ukina hariya mu defenseur central rwose mu ikipe y'igihugu Amavubi, nawe muramuzi amaze kumenyerwa, n'abandi n'abamangwende bari hariya muri Faraba muri Maroc. Tuzategeza turebe ese Mutsinzi Ange we bizagenda neza hariya mu cyiciro cya kabiri muri Portugal mu by'ukuri mu ikipe yitwa CD Trofense. No kuzategeza tukareba uko bizamugendekera, gusa tumwifurije amahirwe masa kuko hano mu Rwanda yagaragaje ko ari umwe mu ba defenseur mu by'ukuri bakora ibintu byabo neza kandi bagenda bazamuka etape kuri etape. Baca yaramurize yazamukiye mu ikipe ya AS Muhanga, yitwara neza ajya muri Rayon Sport ayikinira rwose imyaka 2 ameze neza, n'umukinnyi uri hejuru. APR FC iramubengukwa, nawe aramaze kwikinira imyaka 2 yitwara neza cyane, ndetse no mu ikipe y'igihugu ukabona aragenda yitwara neza cyane. Kuri no nshuro rero yageze ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Portugal. Ese bizamuhira Mutsinzi Ange Jimmy? No gutegereza tukazareba icyo iminsi izagenda itubwira, ariko twizere ko discipline afite, twizere ko ubuhanga yagaragaje mu minsi yatambutse yaba ari muri Rayon Sport muri APR FC ndetse mu ikipe ya AS Muhanga yamenyekaniyemo, na hariya rero muri Portugal mu ikipe ya CD Trofense ibizagenda neza cyane. Mutsinzi Ange rero tumwifurije amahirwe n'imigisha kuri uriya musore. Tugikomeza n'andi makuru avugwa hano mu Rwanda, reka tukomereze ku musore bita Hakizimana Muhajil, muramuzi, rutayizamu munyarwanda ukinira ikipe wamaze gusinyira ikipe ya Police FC. Byavugaga ko agiye kwerekeza mu ikipe ya CS Sfaxien ya hariya muri Tunisia, bivuga ko agiye kuyerekezamo, ariko mu by'ukuri uyu musore ntago bishobotse ko ashobora kwerekeza muri iriya ekipe ya Sfaxien yo muri Tunisia, kubera ko ikipe ya Police ndetse n'ikipe ya Sfaxien bitagenze neza cyane mu by'ukuri. Ayo mu gihugu, ino kipe yo mu gihugu cya Tanzania cya Tunisia Prito yifuzaga uyu musore kuko yamubonye ubwo bakinaga n'ikipe AS Kigali mu mikino ya CAF Confederation Cup, babona ko ari umusore mwiza wagira icyo abafasha, baza gukomeza rero bavugana n'ikipe ya AS Kigali bazi ko uno mukinnyi akinira iyo kipe, ariko ntibamenye ko yamaze gusinyira ikipe ya Police FC. Niyo mpamvu ubuyobozi bw'ikipe ya Police FC nabwo
bwaganiriye n'iya ekipe ya Sfaxien nyuma yo kumenya ko bifuza uno mukinnyi mu ibanga rikomeye bashaka kumujyana nka free agent, ariko ubuyobozi bwa Police Sport buza gutera imboni bumenya ko ino ekipe ya Sfaxien ishaka gusinyisha uyu musore mu by'ukuri babaciye muri humwe, ariko bashaka kumutwara nka free agent, ariko Police nayo ibabera ibamba, biravuga ati kugira ngo ave hano kuko yamaze kudusinyira amasezerano tugomba kubanza kuganira tukamenya uko bigenda ndetse tukareba n'ibikubiye mu masezerano, dore ko mu masezerano bivugwa ko uno mukinnyi Muhadjili Hakizimana aramutse agize ikipe imubona mu by'ukuri hari amount cyangwa se amafaranga pourcentage bwemeranyije ko ino ekipe yabonaho kuri deal yaba yakoze. Ubwo rero no kuzategeza tukareba ko bizarangira. Gusa Sfaxien yo yifuzaga uyu mukinnyi, yari yemeye no gutangira mu by'ukuri ibiganiro n'ikipe ya Police, ariko amakuru isimbi yamenye niyo dukesha ino nkuru nuko ikipe ya Police itifuza gutakaza umukinnyi Muhadjili Hakizimana nk'ikipe ishaka igikombe, ikaba yarahisemo mu by'ukuri yarahisemo kutumvikana cyangwa se guhanika ibiciro kuri uno mukinnyi kugira ngo ino ekipe ya Sfaxien yari muri Tunisia itamubona, kuko iyaka ibihumbi bigera kuri 80 by'idolari mu by'ukuri z'amafaranga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva niko byaba bihagaze, ubundi bakaba bagenda bakimvikanira no mukinnyi ku mafaranga kuri miliyoni zigera kuri 50 z'amanyarwanda. Ndetse ikipe ya Police izemera gutakaza uyu musore Muhadjili Hakizimana cyangwa se uno musore azaguma mu ikipe ya Police FC. Mu by'ukuri no gutegeza tukareba ese bizarangira uno musore Sfaxien imwegukanye cyangwa Police nayo nk'ikipe iri kwibaka nk'ikipe ishaka igikombe izagumana uyu musore Muhadjili Hakizimana kugira ngo barebe ko hari icyo yabafasha mu by'ukuri kugira ngo ino ekipe nayo yandikwe mu bitabo by'ama ekipe yatwaye ibikombe hano mu Rwanda muri shampiyona y'ikiciro cya mbere. Tuzi ko ibikombe bya shampiyona byiharirwa cyane muri no myaka ya vuba n'ikipe ya PRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Sibye ikipe ya Tera kuyigeze kunyuzamo ikagitwara igikombe, nta yindi kipe mu by'ukuri iragerageza kuba yatwara igikombe hano. Ikipe ya Police rero kwino nshuro ngo irashaka ko ari imwe mu ma ekipe iza challenginga kugira ngo barebe ko babona igikombe, bakaba bifuza ko uyu musore Muhadjili Hakizimana yabibafashamo kugira ngo bareko bakwegukana igikombe, dore ko ari umwe mu masore bagiye baca mu ikipe ya PRFC kandi batwaye n'igikombe cya shampiyona, bazi uburyohe bwacyo no kuzategeza tukareba. Ikipe ya Police rero yananije ino kipe ya Sfaxien kugira ngo uno musore ahagume, bayiciye ibihumbi 80 by'idolari, ubwo no kuvuga miliyoni 80 z'amanyarwanda arizo ekipe ya Police ishaka. Ubundi ino ekipe nayo ikaba yakwivuganira na Muhadjili kubijyanye n'amafaranga, naho bivugwa ko zaba ari miliyoni zigera kuri 50 z'amafaranga y'u Rwanda ku mukinnyi. Bivuganiye nino ekipe y'umukinnyi nuba warangiye agiye muri Tunisia mu mpera z'iki cyumweru gishize, ubwo ntago byakunze kuko Police itashatse kumurekura mu by'ukuri, kandi ntago yashatse kumvikana n'ikipe yahariya muri Tunisia ya Sfaxien kugira ngo uno musore ayerekezemo. Tukiri hano mu Rwanda, reka twerekeze no mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda mu by'ukuri bamaze gutangaza cyangwa se gutangariza ama ekipe y'ikiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri ko mu by'ukuri isezo ya 2021-2022 mu rwego rwo kuyitegura ama ekipe hari ibyo yamenyesheje agomba kuzuza kugira ngo mu by'ukuri ikipe ishaka gutangira imyitozo cyangwa se ishaka kuba yasubukura imyitozo ari byo bagomba kubahiriza. Niyo mpamvu ikiramwe ry'umupira w'amaguru ryandikiye abayobozi b'ama ekipe y'ikiciro cya mbere ibaruwa rwose babamenyesha ibisabwa byose kugira ngo ikipe mu by'ukuri yabishaka gusubukura amarushanwa cyangwa gusubukura imyitozo muri bino bihe hari ibyo bagomba gukurikiza. Gusa icyo wamenya nuko mu byo bababwiye nuko usaba gutangira imyitozo no kugaragaza urutonde rw'abakinnyi abagize staff technique hamwe no kugaragaza itariki ikipe yifuza gutangiriraho imyitozo. Urutonde rugomba guherekezwa kandi
n'ibisubizo bigaragaza ko abazatangira imyitozo bipimishije COVID-19 mu buryo bwa rapid test nk'uko biteganywa mu mabwiriza ya minisiteri cyangwa se mu mabwiriza ya Ferwafa yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 mu marushanwa ategurwa na Ferwafa. Urumva ko ari icyo cya mbere. Ikindi kandi ibipimo bigomba kuba ari byafashwe mu gihe cy'iminsi 3 mbere yo gutangira imyitozo. Urumva ko mu by'ukuri ikipe isaka kuba yatangira imyitozo igomba kubanza kwerekana urwo rutonde rw'abakinnyi, staff technique, bakipimisha COVID, ubundi bakareba ko bagenda batangira imyitozo. Ikindi kandi ikipe igomba kugira ikipe yifuza gushyira abakinnyi n'abandi bakozi mu mwiherero irasabwa kwandika isaba ndetse ikubahiriza ibikubiye mu ngingo ya 2 n'iya 3 y'amabwiriza yavuzwe haruguru. Urumva ko ibyo byose bagomba kubikurikira. Icya gatatu nuko ikipe igomba kumenyesha Ferwafa cyangwa Federasiyo y'umupira w'amaguru ikibuga cyangwa se ibibuga ikipe izakoreraho imyitozo ndetse naho ikipe izakinira imikino, nimba ari imikino ya gishuti iri gutegura muri rusange. Ikindi barasabwa ko kandi kugaragaza ingengabihe igaragaza igihe bazajya bakorera imyitozo mu by'ukuri kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Kandi ubwo urumva ko Federasiyo mu by'ukuri yahaye amakipe go ahead yandi yose yifuzaga kuba yatangira imyitozo, dore ko ari amakipe yari yabaje kudeklarara ko yo yari tayari. Nk'ikipe ya Gorilla FC yari yadeklaraye ko yo iri tayari, ndetse n'ikipe ya Espoir bavuga ati twe tumeze neza, turi tayari, twiteguye kandi kuba twatangira imyitozo. Mu by'ukuri urumva ko shampiyona rwose amakipe ayikina ari tayari yatangira rwose, kuko Federasiyo yo yabahaye akoro mu by'ukuri. Ahubwo igisigaye n'icy'amakipe afite uko yiteguye kugira ngo nayo agaragaze ibikenewe, agaragaze ibisabwa byose kugira ngo abe yatangira gukina cyangwa se gukora n'imyitozo itandukanye n'imikino ya gishuti itandukanye. Ubwo bagaragaza ibibuga bazakoreraho, bapimisha abakinnyi COVID, ndetse buza n'ibindi byose bisabwa, bundi babatangire gukinira cyangwa se no kwitoza mu by'ukuri uburyo bugiye butandukanye. Amakuru reka tuyakomereze mu ikipe ya Etoile de l'Est mu cyiciro cya kabiri, nayo yakanira agira iti turifuza kuba twazamuka natwe mu cyiciro cya mbere. Iki nicyo gihe cyari kigeze ngo tube twazamuka mu cyiciro cya mbere. Mu by'ukuri harimo haravugwamo amakuru menshi cyane muri ino ikipe ya Etoile de l'Est, dore kivugwa nuko umutoza Polito Banamwana Kamarade twamumenye mu ikipe ya Gicumbi FC, ariko ubu yari umutoza wungirije mu ikipe ya Kiyovu Sport. Biravugwa ko uyu mugabo yamaze kuba agana muri ino ikipe ya Etoile de l'Est kugira ngo ayifashe kuba yayizamura mu cyiciro cya mbere. Mu by'ukuri ese bizamuhira Banamwana Kamarade? Ategeza tukareba. Gusa ubuyobozi bwa Etoile de l'Est bwo buvuga ko bwiteguye kandi buri tayari ko bugomba kuzamura ekipe ya Etoile de l'Est mu cyiciro cya mbere, dore ko babyifuza kandi babifitiye n'inyota, kandi n'ubushobozi burahari rwose, kuko abakinnyi barahari bari bahasanzwe ndetse n'abandi bashya bagomba kongerwamo, dore ko bivugwa ko n'umusore wahoze akinira ikipe ya Rayon Sport mu myaka yatambutse akinira ikipe ya Etincelle, Kambare Sarita Gentil, twaramumenye nawe hano mu Rwanda. Nawe biravuga ko yamanutse hano Iburasirazuba mu by'ukuri kuhaba yatanga umusada mu ikipe ya Etoile de l'Est kugira ngo barebe ko bazamuka mu cyiciro cya mbere. Undi wavugamo n'umusore Musa Ali Sova, twamumenye muri Sunrise, tumumenye ubu yarari muri ikipe ya Musanze FC, ariko bamwifuzaga cyane, ariko ntago byakunze kuko uno musore aracyafatwa nk'umuntu wakinnye sezo 2020-2021. Urumva rero ntago yakina sezo imwe mu ma ekipe abiri atandukanye, ntago byakunda. Niyo mpamvu byese bituma bajya kureba uno mukongomani Kambare Sarita Gentil, bakaba ari we basimbuza no Musa Arisova, niwe bifuzaga cyane. Ikindi wamenya nuko Etoile de l'Est bivuga ko yamaze gusinyisha umuzamu Rukundo Protogene, ubwo nawe nuza kuyifasha kureba ko yazamuka mu cyiciro cya mbere mu by'ukuri, dore ko na perezida w'ino ikipe ya Etoile de l'Est Muhizi yavuga ati intego dufite uno mwaka
no kuzamura Etoile de l'Est, dore ko ino stade imeze neza, tudashaka ko ikomeza gupfa ubusa mu by'ukuri. No kuzategeza tukareba ese banamwana Camarade n'aba Kambari Salita Gentil ndetse nabo ba Protogene bazafasha iki Etoile de l'Est, ndetse n'abandi basore basanzwe muri no equipe bahari biteguye kurwana urugamba rwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere uyu mwaka. Amakuru yacu reka tuyasoreze mu ikipe ya Rayon Sport. Ibivugwa nuko umusore Kwizera Olivier nyuma yaho yasinye amasezerano agomba kuba yakwirenuvera automatiquement nkuko byari bikubiye mu ngingo zitandukanye zari ziri muri aya masezerano. Ntago biri kuvugwa ko kimwe kuri no contrat y'uno musore mu ikipe ya Rayon Sport. Ese biravugwa ari ababibyumva ukundi n'abandi ntibabyumve kimwe. Bivugwa ko rero iyi contrat yasinye yo igomba kubita yirenuvera automatiquement, ariko wajya kureba hari bamwe bajya kureba mu ngingo za FIFA, abandi bakareba mu ngingo zitandukanye z'amategeko ya transfer ashyirwaho n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA, bigasanga iriya contrat itabaho. Ariko nanone abandi nabo bakavuga bati ni gute sitabaho kandi ibyo bintu ari ibintu biri mu ngingo kandi bigaragara ko yabisinye kandi banabyumvikanyeho. Ariko abandi ku sindi mpamvu hari abajya basesengura bakavuga ati ese ni gute umuntu asinyishwa umwaka umwe, uwo mwaka umwe akawukina akawurangiza, noneho akaba yakongera agakina undi mwaka mu yindi sezo, kandi mu by'ukuri bigaragara ko nta rekiritoma yabonetse, kandi bigaragara ko nta mukinnyi sezo irangirira hagati ngo yongere inatangirire hagati. Bigatuma rero bikibazwaho byije se ino contrat ya Olivier Kwizera muri Rayon Sport izahita iba automatique koko ikomeze nkuko bikubiye muri ayo masezerano, cyangwa se hari ikindi kintu amategeko y'umupira w'amaguru abivugaho. Ubwo ahubwo ikintu tugiye gukora twebwe nko kuri Get Sport News, tugiye kugenda ducukumbure dushake ese ni izihe ngingo bundi mu FIFA ibivuga hiki. Ibyo bintu birashoboka cyangwa se bibaho mu mategeko ya FIFA agenga igura n'igurishwa ry'abakinnyi? Iyi contrat ibaho cyangwa iremewe? Ese biremewe ko umukinnyi yasinya sezimwe mu ikipe ariko akayikinamo imyaka 2? Ubwo ibyo ni ukuzategereza tukareba uko bizagenda. Cyangwa se biravugwa ko ni gute umuntu yasinya umwaka umwe muri ekipe runaka ariko bikarangira ayikinnyemo sezo 2. Ntago byumvikana. Rero no kuzashaka itegeko rya FIFA uko icyo ribivugaho. Ubwo ku munsi w'ejo cyangwa se mu bindi biganiro bitaha hano kuri Get Sport News ntimuzacikwe, muzagenda mumenya byinshi cyane ku cyo FIFA ivuga cyangwa se ku cyo amategeko ya FIFA avuga ku bijyanye n'igurishwa ry'abakinnyi, ndetse no ku bijyanye n'izi contrat zirenuvera automatiquement bitagendeye kuba umuntu yagenda kongera akicarana na equipe kugira ngo basinye andi masezerano mashya. Ubwo no kuzategereza ku munsi w'ejo cyangwa iminsi iri imbere tugiye gucukumbura twinjire mu mategeko ya FIFA agenga igura n'igurisha. Bisobanura iki, bivuga iki ku buryo iyi contrat ya Kwizera Olivier yo bivuga iki, bisobanurwa bite n'amategeko agenga umupira w'amaguru ku isi. Reka rero munyemerere dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha, bifuriza kugubwa neza cyane kandi babwira ngo mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, Nyagasani akomeza biteho kandi abahe umugisha mu byo mukora, mukomeze mutere imbere aho muri hirya no hino mu duce dutandukanye tw'igihugu, ndetse n'abandi mwese muba muri hirya no hino mu bihugu bidukikije ndetse n'ibindi bihugu biri kure ibwota masimbi, aba muri Amerika, muri Amerika y'Epfo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Aziya ndetse n'abari i Burayi. Mwese rero mbabwira ni mukomeze mugubwe neza cyane kandi Uwiteka abarinde kandi abiteho. Mwari kumwe nanjye Charles Ntamwemezi. Ciao ciao, mukomeze mugubwe neza.